cyakubera wowe cyakubera njyewe. Noneho mugateranya umuntu yajya gutambuka ugasanga abantu bakangaranye atazi ibiri kuba, yatambuka bagaseka, yakwicara bagaseka, yaseka bikaba ikibazo gikomeye cyane ngo kirasetse. Umuntu akabura amahoro bikanga bikamucanga bitewe nawe wagiye ukamusopanyiriza hirya no hino. Ibyo bintu wavugiye mu mwijima bizagaragara. Uwiteka Imana azabishyira ahagaragara mu karubanda kandi icyo gihe uzamenya. Ngo abana be mwango babaze ubwenge, ngo ibyana bye ngo bize ubwenge. Mwese wabawe batengo kanaka ngo abana be mwango babaze ubwenge, ngo ibyana bye ngo bize ubwenge. Mwese wabawe kuri iki batazi ubwenge. Abana bakurira muri environment ahantu runaka, barangiza icyo bahatoye nyine nicyo bakora bari cyo. Niba warakuze uri umubyeyi w'ikirara, niba warakuze uri umubyeyi w'imico mibi, abana bawe nawe nta kabuza bazakora bafite imico mibi. Rero reka kwita umutwe w'amagambo uragira ngo twe gutinya abantu si batinya kubera iki? Uwiteka Imana kutubwira ngo noneho ikintu gikomeye cyane ujye mutinya uburyarya barimo. Uburyarya ni ikibazo gikomeye. Baragenda bakavuga bakongorerana bavuga wowe, bakaryana inzara ngo dore ngo noneho ngo wageze kuri iki ngiki kandi warakoze warapfukeye waravunitse. Haleluya, rero Yesu nashimwe. Ngewe nitwa Jean Marie bamaze kwitaba Imana. Niba utarakora subscribe ni ukuri waratinze cyane. Ahangaha iyi ni Mutima Channel, yewe ndi wa wundi ibisanzwe. Ni ijambo ry'Imana rero kadutangire tudatinze, ubundi dusenge Imana Nyagasani agende atworeze. Nizere ko mumeze neza hirya no hino. Nanjye nangira n'isengesho mbabwira ngo bimeze bite, mbagezaho ijambo ry'Imana, ubundi tugenda duhumurizwa ko burya ubuzima bw'uyu munsi turimo udasenze ni ukuri ntabwo byagushobokera na gatoya, utagize uwo wishingikirizaho, kandi ntabwo wakwishingikiriza ku mwana w'umuntu, aho wakwishingikiriza ni ku Uwiteka Imana. Umuririmbyi umwe niwe wagize ati ibihe nsenga Uwiteka ngo bintarura mu magarara, ngo ngire nigire aho data ari. Umva ibihe usenga Uwiteka bigutara mu magarara, ahantu hakomeye cyane, bikagukura mu mwijima, bikagukura muri cya gihe wumvaga umeze nabi. Kuko burya urumva umeze nabi byagenda bite? Indirimbo ya 49 mu ndirimbo zo gushimisha mu gitabo cy'abarokore, aho umuririmbyi akomeza agira ati ngo mu bihe by'umubabaro, mu bihe bikomeye cyane, ngo byose ngo mu bihe ngo by'umubabaro ngo bimpumuriza umutima, kandi nkabona uburyo natsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Ubukana bw'umwanzi rero nta handi hantu ushobora kubutsindira uretse mu bihe byiza byo gusenga. Igihe rero wahuye n'ibibazo bikomeye cyane, akaga kakwegereye, wahuye n'ikigeragezo gikomeye, byagucanze byanze, ujye ukora uko ushoboye usenge Uwiteka Imana, ubundi uzagira ibihe byiza cyane. Burya nta nubwo byanakora cyane gusenga uri mu bihe byiza bisanzwe, biba bitoroshye. Icyo dusabwa mu bihe bisanzwe, igihe tuba twumva tunezerewe, buri kimwe cyose ni uguhozaho ukibuka Imana yagukuye, ariko none ihuye n'akaga gakomeye cyane, ni ukuri biba bisaba ngo usenge muri ibyo bihe, none Uwiteka Imana agira ati akumvire agusubize. Twihuta rero dusenga, ubundi tugarukana na topic twateguye y'uyu munsi. Nitwa Jean Marie, namaze kwitaba Imana. Ndagushimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe. Niba utarayikora waratinze, nawe ubibonye aka kanya ikore, bisangiza abantu inshuti zawe cyangwa se kuri social media zitandukanye, kugira ngo ubutumwa bwiza bugende busakara ku bandi, kugira ngo turebe uburyo twagenda turokora ndetse dufatanya n'imbaga nyamwinshi yazimiye, ubundi urugendo rwerekeza mu ijuru kwa data twese turusangire. Uwiteka Imana akomeze abane nawe kudufasha. Ndagushimiye Yesu Kristo, Imana ikomeye cyane, waraturinze uducisha mu bikomeye cyane. Iyi saha weretse abantu hirya no hino baduteze amatwi, bategereje ikiganiro muri aya masaha, kugira ngo ubane nabo kandi kize kudufasha, kikubaka, kidusa n'imitima ubwo biraba bimeze neza, buri umwe wese agasobanukirwa ndetse agafashwa. Turagushimira. Reka rero buri umwe asubizwe
buri umwe ukubite aho ari kubabara, umufate umwumvire ibyifuzo n'inzira ya Yesu Kristo umwami wacu. Yari yitwa Jean Marie amaze kwitaba Imana imisengesho. Topiki y'uyu munsi rero nta yindi turayisanga agana mu gitabo cya Luka mu isezerano rishasha ku gice cya 12 aho turasoma imirongo igera muri 6 ubundi ngiye kubabwira ibyo turi bukurikireho tugenda tuganira muri iyo topiki nziza cyane itubwira ndetse ikadusobanurira abantu tudakwiriye gutinya abo ari bo. Iki gice cya 12 cyo muri Luka kiratubwira abantu dukwiriye gutinya. Muri isi ya none hari uburyo abantu baba ari abagome, abandi ngo ni abantu beza, ariko hari aho ugera ukavuga uti ati bibi birarutanwa, atariko bigeze kuri runaka, bigeze kuri kanaka, ati ibyo ndatinya mwa. Urumva n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi bigenda biduhangayikisha. Hari ibintu byinshi usanga abantu batinya n'ibiki nashatse kuvugira ngaha, ariko ku rundi ruhande Bibiliya iratubwira ibintu dukwiriye gutinya guta ibindi byose. Burya muhumure, nta kintu cyabakoraho, nta kintu cyabakanga, ahubwo hari ibintu dukwiriye gutinya birenze urugero ku buryo ushobora no gutusha ugapfa, ushobora no kuba utabitinye nyine ukabura ubugingo, ijuru nyine ukazaribura. N'inyamaswa ushobora kwibaza ugatekereza uti wasanga ari intare, wasanga ari igisimba cy'inkazi, wasanga ari ingwe, wasanga ari ugutinya wenda umusirikare, wasanga wenda ari ugutinya umupolisi, wasanga wenda ari ugutinya umuyobozi. Oya, turaje dusesengure, tuyimanuke, tubijajange, ubyumve neza, ndetse bigiraho bigukore, bigire naho bikugeza heza. Ntakure Imana itakura umuntu, kandi ntanakure Imana itamugeza. Iri ni ijambo ry'Imana rarigezwa na Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ni umutima cyane, ubyibuke utarakora subscribe kore none ahangaha. Ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ngo nuko ndetse bigeze aho baranakandagirana. Ngo nuko ababwira abigishwa bati mubaze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo uryarya. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigeze aho bakandagirana, bigeraho barakandagirana. Ngo nuko abwira abigishwa be ati mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo muryarya. Muntu waduteze amatwi, wowe uri hirya no hino ku isi ndetse aho uherereye utazi, irinde uburyarya bwo muri iyi minsi. Abantu babaye indyarya, abantu babaye abagome, abantu byaranze hirya no hino. Umuntu araza akagushuka, akakwesikuruka kugira ngo agukore utwawe. Umuntu ufite uburyarya mwirinde, umwirinde mu buzima bwawe bwa buri munsi, umwirinde ku isoko, umwirinde mu muhanda aho ukorera, umwirinde muri tagisi aho uri. Abantu babaye indyarya, babaye abatubuzi hirya no hino, mu iduka ryawe, kwa muganga niba uri muganga, mu kazi niba uri mwarimu, no hirya no hino ahantu hose mwirinde ubuzima bwanyu bwa buri munsi. N'umugore ashobora kubera indyarya, n'umugabo ashobora kubera indyarya. Ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo ariko buryarya. Ni ijambo Yesu Kristo yavuze, turimo turasoma mu izina rye. Komeza dukurikire kandi kore share, kore na comment. Yene twajamara amaze kwitaba Imana, murabizi cyane. Subscribe kuri wowe ni inkunga ikomeye cyane. Akindi kintu tugusabye subscribe now. Numara kubikora rero uraba ubaye umwe mu bagize umuryango munini uri kugenda ukura buhoro buhoro wa Mutima Channel. Yene twa Jean Marie umaze kwitaba Imana. Dukomeze kwirinda uburyarya. Uburyarya zabaye nyinshi, abesikuru babaye benshi, ariko tuzabakezwa n'iki? No kubirinda, tugakurikiza ijambo ry'Imana uko ritubwira. Twihuta cyane ku murongo wa 2 haragira ngo kuko ari nta cyakwikiriye kitazigera gigira gute gitwikururwa, kandi cyangwa cyahishwe kitazamenyekana. Ngo nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikana mu mucyo, n'ibyo mwongoreranye byose mu mazu imbere
bizavugirwa hejuru yanyu. Ibintu byose mwumva yuko mwagiye mwongorerana mugenda mukavuga abantu, mwarangiza ugasanga ugasanga hari nk'uburyo umuntu bamufata bakamwicaraho, kandi ugasanga nk'uwo muntu yabyuka mu gitondo ari kujya kwishakira ibirayi by'abana, ari kujya guhaha buri kimwe cyose kugira ngo abana be barye. Ugasanga abantu batagira icyo bakora, niba bamwicayeho bakavuga ibyo bintu byose muba mwicaye muvuga, mushinja abantu ibinyoma, mubavuga ibitari byo, mubateranya hirya no hino. Ugasanga muvuza umuntu buri kimwe cyose, ugasanga umuntu yabuze amahoro kubera mwebwe, cyangwa kubera wowe, cyangwa kubera njyewe. Noneho mugateranya umuntu yajya gutambuka, ugasanga abantu bakangaranye atazi ibiri kuba, yatambuka bagaseka, yakwicara bagaseka, yaseka bikaba ikibazo gikomeye cyane, ngo kirasetse. Umuntu akabura amahoro, bikanga bikamucanga bitewe nawe wagiye kumusopanyiriza hirya no hino. Ibyo bintu wavugiye mu mwijima bizagaragara, Uwiteka Imana azabishyira ahagaragara ku karubanda, kandi icyo gihe uzasiba. Ibyo bintu wavugiye mu mwijima Uwiteka Imana nabishyira ahagaragara azasiba. Ibyo bintu umugabo yavugiye mu mwijima Uwiteka Imana nabishyira ahagaragara azasira imbere yawe. Ibyo bintu umugore wawe yavugiye mu mwijima Uwiteka Imana nabishyira ahagaragara uzasira imbere ye. Umutwe w'amagambo uragira ngo twe gutinya abantu. Abantu si bo batinya kubera iki? Uwiteka Imana kutubwira ngo noneho ikintu gikomeye cyane, mujye mutinya uburyarya bubarimo. Uburyarya ni ikibazo gikomeye. Baragenda bakavuga, bakongorerana bavuga wowe, bakaryana inzara ngo dore ngo noneho ngo wageze kuri iki ngiki, kandi warakoze, warapfukeye, waravunitse. Ngo kanaka ngo abana be mwango babaze ubwenge, ngo ibyana bye ngo babize ubwenge. Mwese wabawe kuri iki batazi ubwenge? Abana bakurira muri environment ahantu runaka, barangiza icyo bahatoye nyine nicyo bakora bari cyo. Niba warakuze uri umubyeyi w'ikirara, niba warakuze uri umubyeyi w'imico mibi, abana bawe nawe nta kabuza bazakora bafite imico mibi. Rero reka gushyira abantu mu mutwe, bafasha abana babo bakabarera neza, bakabahereza uburere, bakivuka bagakura neza. Aho ngaho rero Uwiteka Imana ibyo bintu nubwo wabivugira ngo n'amataba, nubwo wabitekereza mu mutima, ndakubwiza ukuri yuko ijambo ry'Imana ritubwira nugera imbere y'Imana urubanza ruzagutsinda, kuko byose bizajya ku karubanda. Hazaza televiziyo yawe bwite, ekara yimanike, ari ibyo wabuze byose mu bwihisho bisohoke hanze ngo pa, kandi bizasohoka ku karubanda, bizasohokera ku muntu neza neza wabibwiraga, umuntu waneguye, umuntu washinjije ibinyoma. Uwo nguwo azagira ati uzabibona, uzakorwa n'ikimwaro, wowe ubwawe uzafata inzira uvuga uti nsubiye inyuma, kuko sinkwiriye kuba aho data ari, sinkwiriye kuba mubera, kuko uzaba urimo urabanduza, uzaba urimo kubanduza, uzaba utakwiriye kuhaba. Nagushimiye cyane wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel, yitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana. Ndabakunda cyane. Umurongo wa 4 aragira ati kandi nababwira mwebwe inshuti zanjye, ntimugatinye abica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi babatwara. Umuntu uzagufata yarangiza akagutuka, akakujyana hirya no hino, akagira akanagukubita, akagutoteza buri kimwe cyose, ariko ntagire ikindi agutwara mu bijyanye n'umwuka. Wajya gusenga akavuga ati dore kigiye gusenga, ugenda wisengere, ngo ntukamutinya. Umuntu wa mbere rero dukwiye kudatinya nk'uyu, ni umuntu wa muntu uza akakicuruza, akakwica, ariko wajya gusenga akakora ugasenga, waba uri kuvugana n'Imana yawe akayihorera, waba wireye mu gakiza kawe akakureka. Umuntu ntukamutinya. Burya bari kwica umubiri, kuko iki ni ikibiri dufite kizabora. Uyu ni umubiri uzabora, twambaye umubiri uzabora. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo naba ashishikajwe no kubona ko umubiri wawe nyine atawushaka, watambuka ngo dore kiratambutse, wakwambara neza ngo cyambaye neza, abana bawe byagenda neza, ati dore yabyaye ibyana bimeze gutya. Ubu ngubu arimo arica umubiri, ariko ntabwo ari gufata kuri roho yawe. Wowe ukomeza umutima wawe, nanagutuka ntuzamusubize. Niba nawe ukubita urushi, Bibiliya tubwira ngo uzatega umusaya bakubite mu rundi.
Ibyo bintu uyu munsi hano bishobora bakeya, aho umuntu bamutuka bakamutuka bikanga, ukagira naho nawe avuga ati nanjye sha ndakwambika, nanjye ndaguhereza. Umuntu akiyambura ubukristo atyo, yamara kubwiyambura akaba yadutse intambara, ubwo ngubwo bikarangira wari umukristo abaye akahebwe, abaye akari akajya he, ubundi haza b'abantu bashinzwe gukiza bakawugiye mu ihururu, ubwo bakawukatira ugukwiye. Kwihangana, kwitonda aba ariyo pasiwadi ituranga muri iyi minsi kugira ngo ibintu byose bizagende neza. Urugendo turimo turategura ruzatore urugendo rwiza rugana iwacu mu ijuru. Uriya muntu rero uza akagutoteza utakwicira roho, ntukamutinye. Kadukomeze turebe noneho abo tugomba gutinya abaribo. Ubu umuntu wa kabiri ugomba gutinya. Uwiteka akomeza abane namwe. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ngo mbese ibihishwe mbabare gatoya, ubundi dukomeze ku murongo wa gatanu, ngo ahubwo ngo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu, niko nababwira abe ari we mutinya. Umuntu umara kukwica, yamara kukwica, amara kugutoteza, wajya no gusenga akaguhagarika, wagira ngo urasenze akaza kugutoteza, wagira ngo ufite ahantu ugeze mu iterambere akaguba yaguteza n'abantu bakavuga bati uriya muntu yirirwa mu masengesho gutya na gutya, bakaba baguteranya n'abantu runaka, ubundi nawe bigatuma bikukura mu mwanya urimo, warangiza ukavuga uti nanjye ngiye guhangana. Aho ngaho ni ukuvuga ngo agukuye mu mubiri wawe, akujyanye noneho no gutakaza roho yawe, agukuye no mu by'ijuru ko yagusembuye. Uwo muntu uzamutinye cyane. Abantu uzabamenya bate? Abantu babandi batubwiye baba bafite uburyarya bwinshi, byaracanze, ashaka gusopanya hirya no hino n'ibiki byose. Umuntu uzamubona aba yihereza kugenzura kuri buri kamwe kose. Dore uko kimeze, dore uko giteye. Afite abana, yabyaye abana, ufite abana beza bafite umuco, barangwa na disipurine, ariko iyo disipurine ikaba inenge muri rubanda. Uwo nguwo ni uwo kugusimbura kugira ngo yumve akakurimo, kandi nusohora ijwi ryawe ukagira icyo uvuga, aho ngaho rwose azaba agushoboye, ubundi nyine azaba akwangirije roho yawe, bityo rwa rugendo rwawe aba ararwangije. Uwo muntu rero ukwiye kumutinya cyane, kuko uwo nguwo azakuyobora muri Gehinomu. Ngo mbese ibihishwe bitanu ntibigurwa, ngo mbese ibishwi bitanu ntibigurwa amakuta abiri, ngo nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana. Ibishwi bitanu ngo bigurwa amakuta angahe? Abiri. Ngo kandi muri byo nta na kimwe kibagirana hehe imbere y'Imana, ngo ndetse n'umusatsi wo mu mutwe wacu wose ntabwo muzi ko wabazwe. Ngo rero ntimutinye rero, kuko kandi nababwira yuko uzamamiriza imbere y'abantu, nanjye Umwana w'umuntu nzamuhamiriza imbere y'abamarayika b'Imana. Aya magambo, iri jambo turyumve turikurikirane cyane. Uzamamiriza imbere y'abantu, nanjye Umwana w'umuntu nzamuhamiriza imbere y'abamarayika ndetse imbere y'Imana. Ariko unyihakanira imbere y'abantu, nawe azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Ni ijambo ry'Imana ryabonekaga ahangaha ahagana muri Luka igice cyaho cya 12, uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 9. Iri jambo tubashije gusobanukirwa n'abantu b'ubwoko bubiri: ugufata akakwicira roho, akagushora muri Gehinomu, niwe muntu tukwiye gutinya cyane mu buzima. Ndetse wa wundi utwicira umubiri, akagutuka, akagutoteza, ariko ntagusembure, ntiyinjire mu gakiza kawe, uwo nguwo ntabwo ukwiye kumutinya, kuko burya uyu mubiri dufite uhura n'ibintu byinshi, urababazwa cyane, kandi niko turemwe nyine, nta kundi.
Uwiteka Imana atugire neza, aduhaze ibyiza, aduhaze ibyifuzo byacu, atwumvire gusenga uyu munsi nk'uko wa murinzi yatubwiye, ubundi byose bigende neza. Ndagushimiye wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Iyi ni Twajamare wamaze kwitaba Imana. Tubashije gusobanukirwa neza abantu babiri, uwo tukwiye gutinya n'uwo tugiye gutinya. Uriya kanaka uzamutinye kuko yakwicira ubugingo, ugatuma utabona ijuru. Ntawe uri uzamutinye bitewe n'uko byagenze gutya byagenze gutyo, akakuyobora muri gihenomu. Ariko kanaka nashaka kukwangiriza umubiri, akagutoteza mu bandi, ariko ntuve mu byawe, uwo nguwo nta kibazo, ahubwo uzashikame, ubundi bigutera imbaraga zo gusenga. Nk'uko wa muririmbyi yatubwiye ngo mu bihe asenga Uwiteka mu bihe by'umubabaro, nibyo bituma impagarara zishira, kandi nibyo bituma agira ati aganira n'Imana akumva ashize agahinda. Ngo ibihe ngo nsenga Uwiteka ngo binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusange ndetse abakemurire. Ngo ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe ngo nogeze ibihe byo gusenga. Ngo guhora nsenga Uwiteka kujye kumara umubabaro kandi kugeza aho nzagira iwe, ndetse ngo mwirebere ngeze iwe mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa kandi nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Urumva rero tukiri kuri iyi si tugomba gusenga, tukomatana n'Uwiteka Imana yacu kugira ngo atubashije kubana n'abantu b'indyarya, atubashije kubana n'ibi bihe bitoroshe na gatoya, atubashije kwihangana ndetse no gutinya bari abantu batwangiriza ingingo ndetse bakatubera uruhande rw'igihenomu. Yari Twajamare wamaze kwitaba Imana rero, ubona ubutumwa bwiza mba nateguye ku buntu. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, bajya kuri channel Mutima Channel ukora subscribe. Twajamare, ciao, ndabakunda cyane. Dusoze n'isengesho. Mana Data, urakoze, turagushimira kwa buri kimwe cyose. Uri Imana nyamana, uri Imana itanegurizwa izuba, uri Imana ya yindi batubwiye ikiza, uri Imana ya yindi twumvise hirya no hino yakijije ibirema, igakiza impumyi, ikiza abapfakazi, ikabana n'imfubyi, ikita ku bashonje, ikita ku bakene, buri umwe wese. Urakuzi, buri kimwe cyose uragishoboye kandi urakora, kandi isaha igeze ya buri muntu urakunda. Mushimiye ko rero waturinze muri iki kiganiro, ukaba bigenze neza. Ubwoko bwa hirya no hino, urinde abakene, urinde abashonji, urinde abantu bambaye ubusa, uhereze umuntu wese uri mu ntambara gukomera, ndetse intambara ziri ku isi yose zihoshe amahoro. Ikiganiro reka tubereye impamba ndetse n'umuntu uratuyobora muri ibihe bitoroshe, turimo gusenga tugusaba ngo bane natwe neza Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ciao, ndabakunda. Njye nitwa Jean Marie, ubundi nawe utaha.